Muraho mumeze neza. Amazina nk'uko muyamenyereye ni Hategekimana Olivier. No munsi nabazaniye topic iraza kuvuga ejo heza ku bwiteganyirize mu bantu bafite ubumuga mu Rwanda. Iki kiganiro rero kigamije gusobanura akamaro ku bwiteganyirize bw'igihe kirekire ku bantu bafite ubumuga, n'uburyo bushobora kungukiramo ya mahirwe nagiye mbabwira. Bityo rero hari ibikubiye muri iki kiganiro cy'ejo heza nabazaniye. Ingingo ya mbere ni ugusobanura ejo heza. Ejo heza ni gahunda y'ubwiteganyirize bw'igihugu, ariko mwibuke yuko hejuru nababwiye ku mugereka yuko ari ku bantu bafite ubumuga muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero ingingo ya mbere turaza kwibandaho, hari ibyo bagukorera kuko wabashije kwinjira muri ejo heza, wafunguje ka gatabo. Ikintu cya mbere bagukorera rero ni ukukwitaho, bakamanza bakamenya ngo ese ibintu ukora urabikunze, ese amafaranga urimo kuyakurahe. Ikindi bagufasha nka leta yacu, ikintu bagufasha ni iki ngiki, kukwitaho umunsi ku wundi kugira ngo babashe kureba yuko ya mafaranga baguhaye urimo kubasha kuyakoresha neza, nimba ari ikimina wagiyemo, nimba ari ejo heza nk'uko nababwiye yuko waba wafunguje agatabo urimo gutanga ya mafaranga. Ese ntago uyafitiye ifemba yo kuba wajya kuyakuraho kandi bidashoboka? Aho ngaho rero nizo ngingo turaza kwibandaho kugira ngo mumanze mwumve yuko ibintu nk'ejo heza atari ibintu umuntu ajyanamo amafaranga nk'uko tujyana amafaranga hariya mu kimina cyangwa se muri koperative, ejo ukagira ngo uzajya kuyaguza ngo bayaguye. Ntago bayatanga. Nk'uko tubizi ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire. Hari abantu bakomeje kwibaza ngo mbese ejo heza yaje igamije iki? Ni igihe uzaba utagifite imbaraga, utagishoboye gukora, maze ya mafaranga kugoboke, mbese abe yanagoboka n'umuryango wawe uzaba ufite kiriya gihe ukigera muri iriya myaka. Mwarabyumvise yuko bagiye bavuga ati imyaka bagiye kujya babaheraho ari amafaranga kugira ngo abafashe ni uguhera ku myaka 65. 65 ukegera nabwo kandi hari ibisabwa. Umaze kwandika urupapuro rwemeza yuko wabitsaga muri ejo heza, urugahera urwo rupapuro rero nimba wagwanditse urumvikana ruhera mu mudugudu rukazamuka. Hari abantu twagiye twumva mu bihe byashize bagiye bajya gutera abayobozi b'umurenge b'uturere ngo bashaka amafaranga yabo, bababwira ati murahera ku mudugudu wanyu muzamuka musinyisha paka no mu kagari mu murenge, ariko ukabona ntago barimo kubyumva. Icyo ngicyo nicyo cyanzanye hano, nicyo kinyicaje hano kugira ngo mubashe kubyumva. Rero ejo heza iraza kubumvisha buryo ki n'abantu bafite ubumuga. Narababwiye ati ntago duhejwe, ariko abantu benshi bumva yuko nta kintu nawe watekereza mbaho ubwawe ngo ugende nk'uko ndimo kubabwira ngo ejo heza ugende uvuga ati ngiye gutekereza ukuntu ningera muri iriya myaka nzaba mbayeho. Nicyo kintu rero muraza gutekerezaho cyane, munareba yuko ubuzima nyaboneka bwakomeza bumeze neza igihe tuzaba dushaje tugishoboye gukora.
kuko hari ibigusha byinshi mushobora kuzahura nabyo, kandi igihe uzaba warabiteganyije ukiri umwana w'imyaka icumi n'ingahe, cyangwa se wanyu baraguteganyirije ukiri umwana w'uruhinja, ari amafaranga hari icyo azagufasha ukagira amasaziro meza. Hari abantu bakomeje nk'uko mbibabwiye, hari abantu bakomeje kungezaho ibyifuzo byabo bambwira ati ese wazakoze kuri ejo heza rero nayibazaniye. Ariko nanjye hari icyifuzo cyanjye nari mbafitiye nk'abantu bagenzi banjye. Icyifuzo cya mbere mbafitiye ni icyo kugira ngo mwitabire kujya mu makoperative n'amashyirahamwe, kugira ngo mubashe kugira ngo mubone udushya tugenda tuberamo n'inyungu zigiye zitandukanye, nk'amafaranga. Birumvikana n'amafaranga muzajya muboneramo aho ngaho, ariko munamenyana na bagenzi banyu ndetse n'abandi badafite ubumuga. Ikindi cyifuzo nari mbafitiye ni ugukorana n'inzego za leta. Nk'abantu bize, murebe cyane mukorane n'inzego za leta, mujye babasha kubaha ibiraka mukore, mubone n'ayo mafaranga yo kujyana muri ibyo bimina cyangwa se amashyirahamwe na ejo heza. Mushyiremo amafaranga menshi kugira ngo tubone ukuntu tuzagira amasaziro meza, niko batubwira. Ariko natwe turabyumva nyine, amahirwe nuko tuba tubyumva nyine yuko amasaziro meza hari ahantu akura umuntu iyo yabyitwayemo neza, akizigama, agategura ejo heza nk'uko nabibabwiye. Rero nanone hari abantu bakomeje bangezaho ikindi cyifuzo, uti nzandike muri komenti iyi cano ngo yitwa ngo iki. Nojyanye ibibutsa cano yanjye bayita Twese Turashoboye TV. Ubwo nizere ko byumvikana, ni Twese Turashoboye TV. Muzajye murebaho rwose, nkomeje kubagezaho ibiganiro byinshi cyane, uko buzagenda bucya bwongera bwira, Imana idufasha idushoboza, tuzagenda tubagezaho byinshi bitandukanye. Sawa, murakoze, ibihe byiza.